Inshuti mukunzi wa radio ijwi ry'ibyiringiro mu kiganiro impano no kuramya ndagushubuje nitwa Celestin Habimana ndi kumwe n'abantu bafite icyo bafasha abaririmbyi mu muziki ba tunganyamo indirimbo za gospel kumwe na Lazaro Dushime Yesu no mutoza w'amakorari akaba ari umuririmbyi muri ko hari hano i Kigali. Urakoze cyane. Turi kumwe kandi na Amiel Sengimana akaba ari umuririmbyi muri ko hari yesaraje yo kuri LMS Kamukina uririmba ijwi rya bass, akaba kandi n'umutoza w'amakorari, akaba na producer ufasha abantu kugira ngo babone igihangano kwa kundi tucyumva kuri radio kimeze neza kiryoshye cyangwa se no ku mashusho. Amiel Sengimana nawe tubaye kaze kuri radio ijwi ry'ibyiringiro. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha, ndabashubije cyane mwese aho muteraniye kandi mudukurikiye. Imana ikomeze kubana namwe muri kano kanya tugiye kumarana. Cyuko tuzumva korari zijya kuririmba kumva bijya gusa ukagira ngo amajwi namwe ukagira ngo sinzi ibi bintu ndabanza numve niba twe nk'abanyamakuru tumaze kubyumva ndetse bimaze no kuba byinshi. Bwana Amiel nk'umutoza w'amakorari, umuririmbyi, producer, icyo kibazo nawe wari watangira kumenya ko kiriho cyangwa nitwe twabyumisarimo? Icyo kibazo kiriho cyane kandi ngiye mpura nacyo. Bagutumiye kandi wenda hari n'uburyo baguhaye inyoroshya rugendo yawe kugira ngo ubashe kujya kubibakorera. Wenda bashobora no kuguhinsimbura mu byizi, reka tubyite cyangwa igihembo, reka tubyite insimbura mu byizi. Lazaro yataye urugo i Kigali, yagiye Ngororero, aramara icyumweru. Bati turaguhinsimbura mu byizi, wari kujya gukora ya minsi. Ariko twe turashaka ko indirimbo yacu imera nk'ambassadors rwose. Aha babihakana, ndetse hari n'ubwo usanga barayihimbye bakakubwira bati iyi ngiyi turashaka izazamuka imeze nka hejuru mu kirere. ariko urabona ko muri production naho burya bipfireyo cyane. Birapfa cyane, niko bimeze. Niko bimeze rwose. None se umuntu ashobora kuza yagera muri studio ati ni gute wadufasha tukamera nk'abantu naka, akaba yabikubwira ati twebwe barabikubwira barabikubwira. Ariko Amiel, yes, hari cases twagiye twakira nyinshi nko kuri radio, yego, ugasanga nk'umutoza w'amakorari nabyo urabikora ufasha no muri production. yego, yafashe indirimbo yiha abantu Nyagatare, arangije ayishyira ni Muhanga no mu Ngororero. yego. Bene nk'uwo umunenga gute mwene wanyu mugenzi wanyu guhagarika urwiganwe birashoboka ndetse cyane gute se? Icya mbere guhagarika urwiganwe nahoze mbisobanura ko abantu bagomba kwemera ko nabo ubwabo bafite impano mu mwimerere wabo, harimo ibyiza. Inshuti mukunzi wa radio ijwi ry'ibyiringiro mu kiganiro impano no kuramya ndagushubuje nitwa Celestin Habimana ndi kumwe n'abantu bafite icyo bafasha abaririmbyi mu muziki ba tunganyamo indirimbo za gospel, by'umwihariko bakunze gukorana n'amakorari cyangwa se abatoza itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, ariko n'abandi bashobora kubafasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Tugiye kuganira muri kano kanya ku nsanganyamatsiko yacu duherutse no gukomozaho ku kijyanye no kwita ku mwimerere w'igihangano ariko na nyiri igihangano. Buriya buri muntu wese uko yaremwe afite ijwi rye, n'undi akagira irye, n'undi akagira irye. Nubwo bahurira hamwe rero nabwo kwa guhuza amajwi bagira uburyo ya majwi yumvikana, ariko kandi ya majwi nyine muri wa mwimerere wayo wakumva n'abandi baririmbyi cyangwa irindi tsinda ry'abaririmbyi ukumva ko harimo itandukaniro. Muri bino bihe rero dufite ingorane yuko bamwe baririmba ukumva barasa n'abandi, cyangwa abandi bashaka kuririmba bakavuga ati turashaka ko turirimba nka ba kanaka, aho kuririmba mu mwimerere wabo kandi ibintu bikagenda neza. Mbese ikibazo nk'icyo giteye gute kugeza uyu munsi kandi cyakemuka gute? Turi kumwe rero nabo tugiye kuganira bafite byinshi basobanukiwe muri muzika. Turi kumwe na Lazaro Dushime Yesu no mutoza w'amakorari, akaba ari umuririmbyi muri ko hari hano i Kigali. Lazaro Dushime Yesu tubaye kaze mu kiganiro impano no kuramya. Murakoze cyane by'ibyiringiro aho mwaduhaye ikaze natwe dusuhuje abaduteza amatwi. Urakoze cyane. Turi kumwe kandi na Amiel Sengimana akaba ari umuririmbyi muri ko hari yesaraje yo kuri LMS Kamukina uririmba ijwi rya bass, akaba kandi n'umutoza w'amakorari,
akaba na producer ufasha abantu kugira ngo babone igihangano kwa kundi tucyumva kuri radio kimeze neza kiryoshye cyangwa se no ku mashusho. Amiel Nsengimana nawe tubaye kaze kuri radio Ibyiringiro. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha, ndabashurire cyane mwese aho muteraniye kandi mudukurikiye, Imana ikomeze kubana namwe muri kano kanya tugiye kumarana. Murakoze cyane. Nakateye rero muri iyi minsi aho uzumva korari noneho zimwe twakita ko zikomeye, abantu benshi bagakwiriye kureberaho kusanga uzu bwazo arizo ziri kuririmba mu buryo kumva bimwe birasa n'iby'abandi, ibindi birasa n'iby'abandi. Rero ngo umwe uturutse bukuru bucya wakwiriye hose, neje bundi twabisanga n'ahandi hirya no hino, haba mu Rwanda cyangwa se n'ahandi bakurikira ibihangano byano mu Rwanda. Iki kibazo cyuko tuzumva korari zijya kuririmba kumva bijya gusa ukagira ngo amajwi namwe ukagira ngo sinzi ibi bintu, ndabanza numve niba twe nk'abanyamakuru tumaze kubyumva ndetse bimaze no kuba byinshi. Bwana Amiel nk'umutoza w'amakorari, umuririmbyi, producer, icyo kibazo nawe wari watangira kumenya ko kiriho cyangwa nitwe twabyibisarimo? Icyo kibazo kiriho cyane kandi ngiye mpura nacyo kuko ngenda ahantu henshi, ntoza amakorari menshi, nkorera amakorari menshi. Ntabwo icyo kibazo wibeshya, ahubwo urakoze kuba ukizanye kugira ngo muri kano kanya tukiganireho, ndetse abatwumva n'abadutega amatwi badufashe kugira ngo baze kumva neza no gusobanukirwa uburyo kibazo gishobora kuba cyakemuka. Urakoze cyane. Lazaro, iki kibazo wari watangira kucyumva nawe cyangwa abanyamakuru twarihusa hari? Gusa burya tugira amatwi yumva kandi nubwo twumva byinshi ariko ushobora kumenya ngo aba bantu biganye abangabo. Yego. Urakoze cyane. Iyi ni insanganyamatsiko nziza ishobora kugira ikiri busiga hari mu baduteza amatwi nibabasha kubyumva neza. Gahunda yo kuririmba ubundi mu buryo bwo guhuza amajwi, waba ufite n'umuziki byose bikajyana ariko bikaba bifite injyana. Korari igira icyo bita umwihariko cyangwa se umwimerere wayo, itandukaniyeho n'iriya ku buryo umuntu aririmba ukumva ngo uyu ni Celestin uririmbye, uyu ni Amiel uririmbye, uyu ni Lazaro. Ubwo bivuze ngo n'injyana yabo iba ari umwihariko. Noneho rero ikibazo cyo kuririmba ibintu bimwe, wenda abatoza baze kunyumva neza ndetse n'abaririmbyi, ariko buri iyo korari yaguhamagaye uri umutoza ngo ngwino dufashe, uba ufite ubushobozi burenze ubwabo, bajya kuguhamagara kuko bo hari aho batarimo kubasha kugera. Rero izo mbogamizi njya mpura nazo ngewe cyane, ukagenda abantu bakakubwira ati rero uraje ariko turashaka kuririmba Ambassadors, bakabikwibwirira cyane turashaka kuririmba nk'inkuru nziza ku buryo udukorera n'indirimbo ugasanga neza ku buryo noneho bihita biteza akajagari nko mu mutwe wanjye ku rwanjye ruhande, kuko Ambassadors yamaze kugera public, abantu barayibonye, baranayizi, baranayikunda, ariko noneho abantu bataramenyekana barashaka kuza nka Ambassadors n'ubundi nabarese barashaka kwamamara ubwo ubwo se biri butanga iki? Icyo biri butange rero nk'ahandi ufunguye radio Ijwi ry'Ibyiringiro kumva indirimbo yo mu ntara mu majyepfo pfiriya, bazaririmba bavuga ati ko twumva baririmba nka Ambassadors, ivuga butumwa ritangire rizemo confusion, kutabyakira neza. Noneho ugasanga iyo umutoza yemeye icyifuzo cy'aba baririmbyi niho havuka ibingibi bisa. None bagihakana ute kandi bagutumiye? Yego. Kandi wenda hari n'uburyo baguhaye inyoroshya rugendo yawe kugira ngo bashe kujya kubibakorera. Yego. Wenda bashobora no kubinsimbura mu byizi, reka tubyite cyangwa igihembe. Reka tubyite isimbura mu byizi. Lazaro yataye urugo i Kigali, yagiye Ngororero, aramara icyumweru. Yego. Bati turagwinsimbura mu byizi wari kujya gukora ya minsi. Yego. Ariko twe turashaka ko indirimbo yacu imera nk'Ambassadors. Rwose. Aha. Babihakana ndetse hari n'ubwo usanga barayihimbye bakakubwira bati iyi ngiyi turashaka izazamuka imeze nka hejuru mu kirere, rwose banakabikubwira bakora n'amageste ego cyane. Ubwo rero icyo ukora urabaganiriza, abanza ugafata akanya ukabaganiriza mutarajya kure kugira ngo wenda batazakwitwaraho umwikomo, ukababwira uti ibyo ari byo byose mwebwe muri korari itaramenyekana, ejo muraba mushize indirimbo
kuri YouTube abantu bari hirya no hino ku isi batangiye kubabona. Reka muzagaragare ku rwego rwanyu. Iyo uri umuntu ufite impano yo kwandika indirimbo nziza, akenshi uranayitwaza ukayibaha iri mu njyana y'umwihariko, mwimerere wabo, ukababwira uti bibaye byiza twakoresha iyi njyana. Hari igihe rero umwuka w'Imana hagutanga bagahita babyumva, icyo gihe indirimbo ukayibakorera, bakayicuranga neza, bakayikorera production, audio ikaboneka, indirimbo ikaririmbwa neza. Ariko hari aho usanga rwose umutwe barawubanye bati tutaririmbye nk'inkuru nziza ntabwo tuzajya kuri YouTube. Icyo kibazo rero iyo gikunze kuvuka iyo habayeho ubufatanye bw'umutoza n'abaririmbyi. Ariko iyo umutoza yabigizemo uruhare, akabigisha, akabumvisha uburyo ki, n'andi makorari yagiye amenyekana nyuma, yagiye amenyekana mu mwimerere wayo, ariko ntagomba kwiganwa, ahubwo hagomba kubaho kuzamura impano yabo no kuzamura umwimerere wabo, nawe ukamenyekana mu rwego rwabo. Niyo mpamvu rero abatoza dukwiye kwiga bwa mbere gukorera abantu ibintu byabo, tukabinoza. Ahubwo urakoze Amir. Yes. Nawe ujya utoza amakorari. Wari wahura n'ikibazo nk'icyo bavuga bati turashaka ko turirimba nka ba runaka, turashaka ko ngira gufasha n'abantu gucuranga cyane rwose, ibyo bita gucura imiziki, babyita gucura cyangwa babyita gucura imiziki, ariko twebwe tubyita gukompoza. Abandi bavuga ngo gucura imiziki. Turashaka umuziki umeze nk'uwa korari ni ABCD. Hari amazina turajya tuvuga nyine abantu bajya byihanganira mu kiganiro nk'iki. Ikibazo nk'icyo gihura nacyo njya mpura nacyo, ariko njya abantu banjye nkunda kubaganiriza kandi bakanyumva. Icya mbere mbasobanurira ko Imana yatanze impano zitandukanye, umwe muhiye, undi muhiye, kandi zose zikaba zifite umusaruro mwiza. Ngenda babwira rero bavandimwe, ibyo mumubwiye birashoboka ko nabikora, ariko namwe mufite impano zanyu, gute nashobora kubatoza indirimbo yanyu mu mpano yanyu kandi mukayiririmba neza? Bakambwira ati oya. Icyo nkora nk'umutoza, ndatoza, nkajya mu nganzo yanjye, nkajya no mu yabo, nkagerageza kubakorera ibintu byiza, kuko badashobora guhita babyumva bakibimbwira. Iyo ngejejemo hagati, wenda natangiye gucuranga se cyangwa indirimbo nabahaye nkayibaha, bakumvira aryoshye, bahita bavuga ati bya bintu byacu ni byiza. Ikibazo nkaba ndagikemuye kandi mu buryo bwiza. Ariko icyo kibazo kirahari, amakorari menshi ajya kigera babyanze. Baramutse babyanze bakabyanga bati twebwe turashaka kuririmba, tuvuge ni korari y'abagabo, turashaka kuririmba nk'uko Yesu araje kuri LMS Kamukina iririmba, unayiririmbamo uzi ibyayo, dutereke ku buryo umuntu uzatwumva azacanganyikirwa kibaza abari. Uko biri kose, niba Yesu araje ifite indirimbo yitwa ngo nzaguruka cyangwa nta munyagara w'isengero, kimwe cyo iyo ndirimbo ntabwo ariyo nzabaha. Njyewe nzabahimbira indirimbo nziza iryoshye, ninyibaha bazahita basobanukirwa, bazahita bumva ko ari nziza koko. Noneho igihe bazavuga bati byanze bikunze ugomba kudukorera ibi ngibi, cyambere buriya bushobozi bw'umuntu hari ahantu bugera. Ushobora kuvuga nti ubushobozi bwanjye bw'ibyo nabagombye kubakorera kandi bikagera aha ngaha, n'ubu ngubu ngerageje kuba. Icyo gihe numva nabaha ibyanjye kandi nkabaha ibijyanye n'injyana yabo, kurenza uko najya gufata ibintu by'abandi nkabibaterura nkabibahereza. Ubwo ndeberanya namwe ko ahantu bipfira hambere kwa gucura imiziki, kwa gutoza amajwi bwa mbere. Aho niho bikunze gupfira hambere. N'imyandikire y'indirimbo. Indirimbo se kandi cyane imyandikire. Hari ukuntu umuntu yandika indirimbo cyane, bikunze kuba muri iyi minsi, byo bireze pe. Noneho tuvuge niba korari isohoye indirimbo, muri korari hakabaho hari umuntu ufite impano yo kwandika indirimbo, bakazaguhamagara yarayanditse, bakayikunda, bakavuga bati umutoza nazi, turumva izamera nk'iyi ngiyi ya runaka, bakaguhamagara ukagenda, ugasanga indirimbo barayanditse, barananzuye, baranayiririmba, bati dushyiriremo amajwi. Reka nkubwize ukuri, iyo yashyizemo uhita wumva neza ishusho, uretse ko wenda twebwe dushatse ubu twabyumva, ariko uhita wumva ushishuye kuri ya mvugo y'ubu, uhita wumva wafashe igihangano cy'abandi neza, ugasa n'uhingiyeho amagambo gusa, ariko melody
nimwe amagambo icyerekezo ni bimwe. aha urumva rero turi kubona cimbuko aho bituruka amiyeri rero ba bantu wa mutoza yagize uko akorana nabo bashobora no kumurusha imbaraga kuko rega bamuhaye insimbura bamuhaye n'amafaranga wicyo bamusabye kandi bavuze bati nimudufashe ubwo uzamura amajwi yageze aho dushaka kuri yakora twifuza kumera nkayo baje muri studio icyo gihe ubigenza ute noneho kugira ngo n'umunari sinzi cyangwa uravuga uti ntagaruriro ndabakorera uko mwabizanye nakora oya icyo gihe waba wishe izina ryawe reka mbivuge gutyo icya mbere niba ngiye mfite production ngomba gukora nkayihereza korari kandi ikaba imeze neza. icya mbere nuko bansanze banyizeye, niba baransanze banyizeye bakambwira ngo turaje udukorere audio cyangwa se udukorere video imeze gutya, ngewe icya mbere ndabanza nkabereka karite y'ibyo nkora, then baba baramaze no kubyumva nkababwira nti rero ibyo mumbwira mwifuza gukora dore ibihwanye n'ibyo mwebwe urwego rwanyu ruriho, kandi nibyo koko abantu b'Imana bafite impano pe. njya mu makorari yo hirya no hino nkabacurangira indirimbo nkumva nanarira bitewe n'uburyo iyo ndirimbo iryoshye kandi itari mu njyana y'ambassadors, itari mu y'abakurikiye rwose pe, bikagenda neza. rero numva iyo baje mbafasha nkabaha ibyo ngomba kubaha ntitaye ngo kabakana kabarimba gutya ngo namwe ni muririmbe gutya. akoromera ko muri production naho buryo bipfireyo cyane birapfa cyane, niko bimeze rwose. none se umuntu ashobora kuza yagera muri studio ati ni gute wadufasha tukamera nk'abantu naka akaba yabikubwira ati twebwe barabikubwira ariko ndababwira ati ntabwo ahubwo nifuza ko mumera nkabo, ahubwo mushobora kurengaho mukaririmba n'ibirenze umwimerere wanyu kandi mwiza cyane rwose. kandi barabyumva ariko akenshi na kenshi usanga baza batubwira ngo turashaka kuririmba nk'aba, turashaka kuducurangira imiziki imeze gutya, ibintu nk'ibyo ngibyo. mbese ubwo ubundi ni ngombwa ko umuntu aririmba ijwi nk'irya kanaka, wenda tuvuge twatanze urugero muri ambassadors ukavuga uti cyenda shaka kuririmba nka Sara urugero, cyangwa ndati ndashaka kuba naririmba nka Exode, cyangwa mu bahamye uti ngiye ndifuza kuririmba ko nanjye mera nka Bena simbizi. abantu bajya bagira wenda ukumva afite umuntu ashaka gufataho nka reference, ese ubundi byashoboka? wenda sinicyo nanjye bajya babimbwira bakambwira ngo turashaka ko tuzaza ukatwigisha base yawe akaba yo turirimba dushaka kuririmba base. nanjye ati rero nzagufasha kuririmba base ariko ngiye ntabwo nzaguha impano yanjye ngo abe ari yo uririmba, uzaririmba ukwawe kuko nasoza abantu toza abantu ntabwo zisona cyane. Buri muntu afite ijwi rye kugike. Nzakwigisha base nyiguhe igendere mu manote, nyiguhe iryohe, ariko ntabwo uzaririmba nkanjye. Uzumva uririmba neza ariko ntabwo uzaririmba nka Sanyo, ntabwo uzaririmba nka Sozi, ntabwo uzaririmba nka Bena. oya, uzaririmba neza ariko byawe kandi byiza abantu bagerageze kubyishimira. Raza Karame twageze muri production room muri studio n'ubu turi muri Ami Pro niho mbasanze kugira ngo mumpe igitekerezo kuri ingingo yacu. ntabwo wenda ushobora kuwajyanye korari producer agatavuga ati no ndashaka kugira ngo bazamure kuri urwego nk'abakanaka. Producer nawe ashobora kuba ati kugira ngo ntwike niko basigaye bavuga reka nawe muririmbe nk'abakurikiye Yesu urugero. Ku buryo wasanga weho nk'umutoza na producer mutari guhuza. urakoze cyane. muri make akenshi iyo ugiye kujyana korari muri studio hari ibyo mwaranogeje, noneho akenshi iyo mugiyeyo mutamaranye igihe hakunze kuvuka ikibazo. niyo mpamvu iyo ugeze muri korari bafite icyifuzo cyo gukora umuzingo w'amajwi, kuko buriya ni nawo ugora cyane. iyo amajwi yasohotse neza, gufata video, abahanga mu gufata video ntabwo bakiruka imisozi nka kera. gufata video muhagaze ahantu hamwe, bagafata umuntu umwe ku giti cye, batatu itsinda, video bakayikora bari aho hafi aho ngaho, ariko ikiba kikenewe cyane ni sound, ijwi ryiza, indirimbo sound, incurango, muziki, ubutumwa bikaba byumvikana ku rwego rwiza. rero iyo mbogamizi yo kuba twajya muri studio tugahura n'ikibazo cy'uko producer yifuza ko ibintu bijya ku rwego rwo hejuru, ntabwo ndahura nayo. ahubwo akenshi usanga
hari nk'igihe dusoza akavuga ati mu ndirimbo zanyu nka cya kibazo twavugaga, mu ndirimbo zanyu ubutaha wenda hazabeho kwandika munyuranye message, kuko hari nk'abantu bashobora kujyana umuzingo ugasanga ku muzingo w'indirimbo nk'icumi hariho nk'indirimbo 5 zivuga icyigisho kimwe. Gishobora kuba ari icyigisho kivuga ku by'umusaraba, ugasanga indirimbo imwe 2 4 5 zose zitekeye mwaho muri uwo muzingo. Wenda nacyo bacyumve neza, hari n'ubundi butumwa baba bugomba gutambuka baba birengagije. Umuntu ashobora gukora audio muri mu mwaka wa 2024 ariko mu myaka 3 iri imbere bikazagorana kubona ubushobozi. Niyo mpamvu uvuga ngo nintambutse icyigisho cyo kwihana, kiraho cy'umusaraba, kireho isabato n'urugero, kireho icyo imibanire y'abantu uko tugomba kubana mu mahoro, yego. Noneho ugasanga album iri full of different messages from the Bible. Noneho abantu bakazumva ubutumwa bunyuranye. Niyo mpamvu usanga mu gukunda indirimbo hari umuntu agira kuri umusaraba bavuga iby'urupfu rwa Kristo akihana atagiye n'umusaraba. Sibyo? Ibi rero akenshi mu myandikire y'indirimbo iyo itameze neza, producer akunze kugaruka kuri icyo kintu, bityo baririmbyi bari bafite imyambi yo kuvuga ko bashaka kuririmba ibisa n'iby'abandi, hari igihe bavuyimutse bakumva ko bagomba guhindura bakanakora umwimerere wabo. Rero icyo kibazo cyose ndahura nacyo, kandi iyo twatanze kujya muri studio